Mwaramutse mwese abakunzi ba Media Robert TV. Nagira ngo mbagezeho ikiganiro cya none kandi mwese nimujya mwinjira mwijane na like ndabasabye mugerageze gukanda. Nagoje kuvuga ibya Minembwe, nagomeje kuvuga ibirimo kubera ya mu karere ko burasirazuba bwa Kongo. Nago ngiye kubabwira ibyabo bagore bayoboye MONUSCO bageze Goma ku buryo banacumbikiwe hafi aho ngaho. Nago nje kubabwira n'ibindi muzi ya politiki n'uyu mugabo wapfuye warayipfuye umusenateri. Abo ngabo na ababitangaza amakuru gusa bibaye ngombwa ko tubisesengura nabyo twabyinjiramo, ariko nje kubabwira ku cyitwa umujinya mubi no mujinya mwiza. Nyakwigendera Kizito aririmba umujinya mwiza. Umujinya mwiza yashatse yabaye nk'ubabwiraho gake cyane, asa nk'ubasobanurira, asa utabivanayo byose ngo abikubwire. Avuga mu migani nka Yesu Kristo neza kugira ngo guhe gushakishatse kuvuga icyo utega amatwi, kuko iyo uvuze ijambo rivanayo cyane nuse nkaho uzimiza bigora, bitinda kuba byajya mu matwi y'abantu. Nago bitinda birihuta. Ni nk'indirimbo za none. Izo ndirimbo impamvu ya none usanga umuntu aririmbye indirimbo ikamara icyumweru ikarangira bakavuga ngo yavuyeho akaza undi. Ni ukubera ko indirimbo za none ziri direct, zikahita zikubita ahantu akubita akantu ushaka, niba ari ukubyina niba ari uko bikarangira. Ariko indirimbo za kera zarazimizaga, umuntu akajya kumva message nyuma abanje kwicara agatega amatwi. Jewe ndashaka kubabwira ku bwanjye Imana yampaye ijambo yo kuvuga ku mujinya mubi no mujinya mwiza ku ruhande rw'inkotanyi. Inkotanyi ntago zigira umujinya mwiza. Reka ntongere nsubire kuri iyo jambo dutire ku magambo yo mu Kinyankore. Umujinya ubundi ni umuhate mu Kinyankore ko babivuga umujinya, ariko twe twita umujinya, Abanyankore bwita ikinaga. Ariko reka tumve umujinya nkuko mu Kinyarwanda tubivuga. Umujinya ni reaction ni reaction ni bitangwa iki mu Cyongereza umujinya. Cyongereza cyane n'iki cyane, no mu Gifaransa simbizi neza. Kwa Kiswahili ni hasira, mu Rugande ni ubusungu. Ariko ndashaka kubabwira neza umujinya mwiza. Then umujinya mwiza ni hahandi orakarira ikintu cy'umurimo, umurimo kwiriye waba wa rusange, ukavuga uti uyu murimo ninawushyiraho nintagira umujinya ngo ndakare mbyange mbikore, ntago ndi bugire kwiyanga ukarakara, ukavuga uti noneho reaction mfite jewe nka Robert nk'umujinya mfite mu gihe nagize umujinya mwiza. Mfite inkotanyi umujinya mwiza kubera ko umujinya mwiza mfite nuko ngomba gukora ibyananiye abandi gukora. Ngomba guhaguruka nkakora challenge. Hari bene wacu batashoboye kuba babikora, dufite abandi twabanye muri system batashobora kuba batinyuka kuba bavuga ibyo tuvuga. Uwo no umujinya mwiza, ariko umujinya utarimo kumena amaraso. Umujinya w'inkotanyi zatangiranye no umujinya wari utangiye kuba umujinya mwiza, ariko ntago wigeze uba umujinya mwiza, kibyendaga gusa nkabyo. Ariko no umujinya mubi, umujinya w'indandura nzuzi, umujinya wo kwica umubyeyi n'umwana n'umugore n'umwana w'ikimuga n'akamuga ko mu rugo bakakica. Izo nizo nkotanyi. Kwica kuriya kuri umugabo yari koroneri w'igihugu cy'u Rwanda kuri fari, ukamwica ukica n'ibimukurikiyeho n'ababyara be, ukabakurikirana ukabakenesha, ukabimesha ibintu bagomba, ibintu ukabima facilitations bagombaga. Ubwo n'uwo mujinya mubi w'inkotanyi zahagurukanye, kandi uwo mujinya w'inkotanyi ugenda wiyongera uko bukeye uko bwiza. Niyo mpamvu tutavuga ngo inkotanyi zisubireho, ahubwo tukavuga ngo Kagame regime bose bagende, kubera ko umujinya wabo ni umujinya mubi mutindi, ni umujinya wo kurimbura. Umujinya umwe ushobora kuvuga umuntu ukavuga uti ibi ntago bigenda, wahubwo akatangira gutekereza uyu muntu uvuze gutyo yapfate, agatekereza ngo Robert yapfate,
bagatekereza ngo Badrama yapfate, bagatekereza Amakanzu yapfate, bagatekereza Bosco Empire yapfate, bagatekereza Rukundo Kiranuka Ezekiel yapfate, bagatekereza Mwarimu Karambizi yapfate, bagatekereza Apotre Abrahim yapfate, bagatekereza Pastor Mugisha yapfate, bagatekereza bariya bose mumva abakobwa bapfa gute baroza ni roza ba Marara Nubo Marara yapfate, Kayumba Nyamwasa yapfate, ko taruvuga kimwe abo bose ba Metero Rusagara n'abandi kuko batavugana natwe, batavuga rumwe natwe, bapfa gute. Abantu bose mumva, abantu bose bari opposition akumva uwo ni umujinya mutindi mubi, ni wowe Inkotanyi seriously, ntabwo ari wa mujinya mwiza utuma uti ndarakaye, reka mpuza abanyarwanda bose mbahurize hamwe mu buryo uyu mujinya mpagurukanye niyanze, nago ndi burye, nago ndi bukarabe, nago ndi bugume mu mwanya narindimo, uburiri bwanjye ndabuhunze, ngiye guhuza abantu batavugaga rumwe. Uwo ni umujinya mwiza. Noneho umujinya ngize, nanze kwihorera mena amaraso, ahubwo umujinya mfite wose ni umujinya ugomba kuba nashyiraho umwete, mwihugashakisha umugome wanyikiye, kuba twanahura tukaba twaniyunga, ibintu bikava mu nzira. Ngize umujinya kwanza ndabyanze, urumva kuno bivuga ngize umujinya ndabyanze. Uwo ni umujinya mwiza, ukaba watera intambwe n'uburakari bwinshi ukabivamo, ukagenda wajya n'imbere y'umuntu ukahita uwo mujinya ukuri mu mutima mu ntimba, ukahita ugenda ucyogora, ukaba umujinya urangira atari umujinya wa burundu w'Inkotanyi zihora zihembera, zigahemba ibinyoma, zikica bariya, zigashaka kubaho, zigaca bitewe n'uziyobowe. Kuko ntago twigeze tubona ineza yigeze agira kuva muri primary ku mateka ye, ntago tugeze tubona inshuti ye ifatika ngo iyi ni inshuti ye. Uwitwa ngo ni inshuti ye, iyo inshuti ye niyo yamushakishaga, we ntago yayishakishaga. Kabone niyo yabaga imushakira inyungu. Ako mukumve neza, Perezida Kagame na nshuti akugira inshuti azi ngo hari icyo ari bugushakeho, yabona ko yakibonye wamukijije, ashakisha inzara zo kukwica kugira ngo utazigamba ko hari icyo wamariye Kagame. Ibi ndashaka mu bifate mu mitwe yanyu. Kugeza ubu ngubu urugamba rumo kuba muri Kongo, abo bose bamusingiza, abo babisima bande story zose zimumumva hariya muri Kongo, abo bose mumva Corneille Nanga, abo bose mumva bari mu icyangombwa apfa kugera kuri objective, nayirangiza kuyigeramo gutya, aho wote ni karasi kufa ni kufa kufu. Ndababwiza ukuri, Kagame namugezeho ikintu cyitwa stade, ndamwiga, ndamumenya, ndamusobanukiwe. Yatangiriye mu banganaga icyo gihe muri RPF, atangira kugenda akora campaign, kuko RPF intambara ikirangira Kagame ntabwo yarafite intege zo kuba yafata umwanzuro, ntabwo yarafite ubushobozi bwo kuba yahindura. Igihe mwabonaga umuntu witwaga Roza Kabuye mu mujyi wa Kigali, icyo gihe Kagame yarataragira ubutware bukomeye cyane buhambaye, ariko bwagiye buzamuka, agenda afata level uko bukeye uko bwije, agira abantu agatsiko agomba creatinga, harimo bakabarebe, akora abantu mu ibanga, harimo abantu benshi cyane, harimo Kayumba Nyamwasa, batangiye kumushyiraho ukuntu bigenda, harimo abasivili, abitwa abantu z'aba Ngarambe François, harimo Batito Rutaremara, harimo abantu bakomeye cyane bagiye bakomeza Kagame, bo biyambura bagenda bihunguraho amoya, bameze nka cya kinyoni. Ni inkoko niki, n'urukwavu iyo rugiye kubyara ngo rwikuraho amababa, rikuraho amoya inini, rukagenda ryashira mu mwanya wo kubyarira mu twana twaru. Noneho utwana twavuka tukaba covered nayo moya, nayo moya y'inkwavu. Noneho n'abariya bo bagiye bikuraho amoya, ko bagira ibyago, amoya ntiyakongera kumera nka y'inkwavu. Noneho ikibazo cyabayeho, amoya yose bayamarira kuri Kagame. Kagame aragenda aragara, abo ngabo batangira no kubica murimo bamwe, abo ba Nyumba Erozia, abo bose benshi cyane abayobozi, agenda abarangiza mu buryo buri silent killer, arabica mu buryo bwose rwihishwa. Atangira kuvuga ati hari iminwe iri hanze ishobora kuzaba yatera ikibazo, abo ngabo bose arabapangira. Arabica abantu baje kumufasha, hari abica ba Kanyarengwe, hari abica abantu bitwa Biseruka, hari abica abantu bitwa bose
bose abagiye bafasha Kagame murabizi abagiye hanze barizinde biseruka n'abandi n'abana politiciye bose ba Sendashonga bahungaga bagerageza kumuhunga akabarangiza Colonel Patrick Karegeya abo bose Kagame amaze kubica abica mu buryo noneho atangira abo ngabo Karegeya yabishe inyuma ariko noneho bari yabicaga akanaceceka yamrangiza noneho amaze kubona ko yamaze gusagambamo atangira kurengwa amaze kurengwa atangira kugaragaza neza umujinya mutindo umujinya wanya umubi cyane wa kirimbuzi ni naho yicaga Karegeya akanabyigamba aho yavugirwa ngo azakoresha inyundo kwica isazi atangira kuba president w'igikoko atangira kurusha Idamino Bukaka atangira gukora ibintu byose ku mugaragaro aho abamushobora kuba bamushira hasi bamubwira ngo Kagame ibyo urimo ntabwo ari byo bamwe bamubwiraga ngo Kagame umwanzuro ufata wo kwirukana Janet umugore wawe ntago bikunda ni umwami nasenda umugore ahubwo aramuheza cyangwa akamuhana nibyo Kagame abamubwiraga ibyo bamugiraga inama muri RPF na numukivuga no kuvuga ngo umujinya wa Kagame no murandura nzuzi ni wa mujinya mubi utari umujinya mwiza nagoro umujinya mwiza urugero nk'umujinya reka mba umujinya w'umuntu umwe nawe usa nk'uhuzagurika ariko udafatika no muntu witwa ubundi kenshi abantu bagiye ni inshuti yanjye naha muri Uganda twanahuye tukatembera kenshi tukagendana kenshi tugasangira kenshi najye abantu bajyaga bakambwira Robert ngo umuntu muri kumwe ngo ni Kirumira habiri no muntu witwa Samputu Jean Paul yampaye umutima namubonyemo umutima udasanzwe mbere usa nk'uwa Kizito Mihigo aho yafashe intambwe akemera kubabarira abishe abakici wabo bakica abavandimwe bagatsemba bakarangiza pe aravuga ati mbabariye abantu bishe iwacu wari umujinya mwiza koko yaramaze gutahura neza bari bamaze kumenya nuko inkotanyi arizo zishe iwabo wa Jean Paul ndababwiza ukuri uri mu cikacumu uri mu Rwanda yaba urimo kwihoma ku Rwanda harimo kwebamene kuri government y'u Rwanda leta ya Kagame urimo kuyihoma aho wari we wese nayobowe yuko u Rwanda iyo leta barimo kujya inyuma basiga karangi ariyo yagize uruhare mu kuba yakwambura ubuzima bene wabo umujinya mutindi ariko hari abagize umujinya mwiza biyambura icyo kintu basa nkaho bavuga ngo reka mbe nababarira ariko batabivuze mu buryo buri direct akaba yaceceka akaba yakwemera kugendana nabo mu murongo umwe hatagira adapfa nawe ariko hagire byubakwa kugira ngo wenda asaze neza uwo navuga ninde ni mushiki wa Rando ariwe Louise mushiki wabo wenda ubu ni urugero rumwe hari noneho abandi nkabameze nka mushiki wabo Louise babibona bakabibona bagaceceka bavuga ngo turabizi ariko ni muceceke bahahamutse kubera inkotanyi ariko hari nabandi bameze nka Karasira Aimable Nyakwigendera hari nabandi benshi bameze nka Kizito Mihigo wababariye ariko agasigara afite intimba yo kuba ndashaka mutandukanye Kizito Mihigo na Karasira nago bakoze abantu bajya bivuga ko ari ubutware bumwe nago buhuye bose ni intwari ariko nago bihuye Kizito Mihigo yababariye abantu bishe iwabo ariko buryo nujye ubona umuntu utanga ubuhamya navuga ati runaka niwe wishe wacu ako yaje kumenya neza batumye babo bapfa amenya ko ari inkotanyi zahanyuze amenya ko ari Defense Party za ibingira n'abandi makamenya ati abantu bishe aho hose akabimenya akahita avuga ati ariko hari n'abandi bene wacu b'abahutu bagomba kugirwa kubona ubutabera bukwiriye kuko nabo n'abantu barishwe ari naho yaririmbiye igisobanuro cy'urupfu uwo mu mutandukanye na Karasira Aimable we yaje avuga ati seriously nta kiza nabonye cy'inkotanyi zo zaje zica umuryango wanjye wose kandi nangize zirangira amajanja kwenda kunyica yarabibonaga no muri vision kandi byavugaga byarukuri abo bose ni intwari zitandukanye ari ebyiri ariko zidahuje 100% ziratandukanye mwumve umwe afite umujinya mwiza n'undi afite umujinya mwiza ariko noneho ndashaka dusubiza amaso inyuma turebe umujinya mubi mutindi wa regime ya Kagame umujinya mutindi wo kwica no kurimbura ngo kiya nacyo ni cyakintu ngo mukikinira kimaze kirimo kiratesha abantu umutwe ngo kirimo kiragenda we
ntabwo ashaka umuntu umwegera mu rwego rwa politiki cyangwa uvuga ibye, kandi nyamara we arya ibindi cya gikoko kirya ibindi bajya kukiriya kikishaririza. Abanyarwanda bamaze kurambirwa, niyo mpamvu kugeza ubu ngubu politiki ihari ntago ari yo kuvuga ngo ubu ni umuhutu uyu ni umututsi niki, ariko Kagame nyamara we afite uburyo na rugimo batoranyamo bakavuga afite politiki zijyana nko kurenya mu mutima we. Abahutu babanga runuka nareba bwe nago mubyumva, abahutu bamwe akabarobanamo akajya bareba nk'umwanda, asa nkaho yabakoresha akanyobwa. Ni handi naho harimo n'abatutsi afata gutyo, especially bo mu mahanga nk'abanyamurenge, yumva ko ari abantu bazakomeza koresha nka papier janique ubonetse, cyangwa abatutsi baho ngaho mu za Masisi n'abandi, akumva atize ni toilet paper nimara kuyikoresha nka Bosco Ntaganda njugunye kuri iriya, bose nibarangira no problem, tutafanya hivi bamutebutse bose akahita bafukora nkatakataka, bagomba gupfa, agafata nk'urya ninde ufungiwe ninde ufungiye mu Rwanda, abafunze igihe kirekire wari ufungiye hano munsi ya Sigiteri. Abo bose bagenda, wari uyoboye M23, nuvuga ngo abo bose bagenda babegeranya. Kagame afite izo nzira zigera kuri inzango zigera kuri enye zitandukanye complete, ariko none urwango rwa mbere rutarimo abantu batarimo kubona cyane ni ikigendanye n'ikintu cyitwa umuhutu. Umuhutu nateze gukandagira ku ngoma ya Kagame ngo ayegere, cyangwa 100% babe bari kumwe. Fata minister genda akururuka, mwarabibonye kuri nuza muri ya Gatabazi, arimo aragenda asesera abasepera kubuto bwo gasubiza inyuma, nubwo washanuka ariko nagomba kwegera our president. Nago umuhutu nago agomba kuba yayobora ingabo za Kagame, nago ashobora kuba serious, nago ashobora kuba akose, nago ashobora kuba yobora ingabo zirwana mu kirere. Kandi abo bavuga ko batashoboye kuba baziyobora ni nabo babigisha za nyikinama, ni nabo babigisha hehe, ni nabo bafata amasomo vuba, ni nabo bafite ibyo bize inkotanyi zari zitakize zitaramenya no myaka 30. So umujinya mubi w'u Rwanda niwo ugiye gutuma hongera kubaho abantu gupfa kwinshi cyane, impfu z'abantu. Ibyo ndabibabwira ntabwo mubyumva, ubu ni umujinya mutindi. Murambabwira ibya Kagame mukumva ko ari ukumwanga gusa. Nta rwango twanga Kagame, tumwange tumushirehe aho tugeraho tumushire, tuba twarahamushize, tuba twaramushize ahantu somewhere. Ariko today turacyakangurira urubyiruko kugira ngo ntajyaho n'undi president azaze afite ikintu cyitwa gutekereza ku bantu ayoboye, apana kwitekerereza. Atari wa wundi urya nahage, akaba rwa rundi rurya ni ruhage, rurya ni ruhage, akakomeza kurohayo, agakomeza kurohayo, agasatira y'abaturanye akarohayo, agafata ibyo akarohayo. Wamubwira ngo yewe sigaho, kakubita akaboko, akavuga ati nawe ndakwica, nagutekereze ko mwashobora kumvikana, negotiations kaba zidashoboka, aho bakakwataka ati nawe ndaje nkorase. Uburundi dutegereze ko ejo bazabarasa. Ibyo nibyo dushaka kugira ngo tubone. Kanombe se bavuze ngo haraye hapakuruwe ibimodoka byinshi cyane, ibikoresho byinshi cyane n'abasirikare ba NATO. Wait, neba ibyo nabyo turaza kubabwira tubive emuzini muzinga. Ariko right now icyo mbabwira nuko umujinya wa Kagame ni kirimbuzi, kandi Kagame naho yapfuye umunsi akavaho. Ibyo amaze gukora mu myaka 32 ntibizibagira mu mateka y'u Rwanda. Abana bazabyigaho, bazabona nta muntu wigeze wica abantu nk'abo Kagame yishe mu Rwanda. Umubare we too much. Dufite pain mu mitima yacu, dufite agahinda mu mitima yacu, dufite kubabara, ndetse niyo mpamvu tuvuga ngo Kagame nayo wamugorora ntago yagororoka, kuko yahumanyije u Rwanda byararangiye. Niyo mpamvu ubona abanyarwanda kugeza ubu ngubu bagifite ikibazo cy'ibura ry'amazi. Ibihano bitangiye kubakanda, iryo muri kagera ku 2000-3. Umuntu akavika ntarange kajya handi, umuntu akava ku rwesero akajya kuvoma ahantu mutazi, akabona wewe amazi yoroshye kuyavana hariya Nyabarongo kuyatunganya abantu bakabaho neza. Barimo barakanda abanyarwanda mu buryo bwose bushoboka. Murakoze cyane. Nibyo nashaka kuvuga, umujinya mwiza no umujinya mubi. Abanyarwanda kubera umujinya mubi utajyivugwa, umujinya mubi wa RPF nabo bari kumwe nabo, nabandi barimo barikanda bakapfa kugira ngo reka mumirize abandi bapfe, ariko ngewe ndamuke. Ubo ngabo bose bafite umujinya mubi wasogongeye kwibere ry'umutindi. Sawa rafiki zangu, asante sana. Subscribe, like, share, comment
kugira ngo tubashe kuba twakwaguka cyane. I love you.